Ruzagayuriyo yateye indi nkumi nkajya kuyihahira bahahiraga mu tuntu tw'uturere bagafata bakihagahahira bakashyira mu kibingo bakikorera narongoye Ruzagayura ishize ubwo no gutwikurirwa kwanjye nahinze ibishyimbo byitwa Carolina ibishyimbo by'imfatanyo badufashishaga Ruzagayura ubwo yishe n'abantu rero wa mwana wa mbere yarabamaze ahubwo cyane kurusha intambara umukecuru ndavuga Ruzagayura nkabona umeze ukuntu imenya yaraguteye ubwoba cyane dore twaryaga insina z'inguri izi nkonya zo hasi bagahinga bakayitukura y'inyamunya ariko bakayitukura bakaronga bakahata bakanika kandi imvura yaragwaga bakanika bagasekura mu isekuru bakagirisha intara bake ubwo iyo nyamunya ugashisha agakoma kagasa n'igitaka bagapfa kunywa bakanywa igikoma gikoze mu nguri n'umutsima ukava mu nsina yera igitoki kibengamo inzoga umutsima igitoki cy'inyamunyo cyavagamo igikoma ikintuntu cyavagamo umutsima ikintuntu kikavamo umutsima imboga se zikaba izihe baryaga kimari n'inteja n'urusenda bagasoroma dore nguru na kimari byose bakahira bakava kurya bakabirisha wa mutsima ukoze mu nguri y'insi neza byari biteye ubwoba iyi ni Legacy TV aba bakecuru mureba imbere yanjye umwe afite imyaka 119 undi afite imyaka 90 ni inshuti barasurana baraganira bagiye kutuganiriza batwinjize mu buzima bwabo bakiri inkumi batuganirira byinshi ku mateka yabo ndetse tunagaruka ku buzima uyu munsi babayeho Legacy TV nyuma si umunsi wa none ubuzima bumeze gute bubayeho gute babayeho nangwa n'ibyo Kagame mpaye noneho n'abana babona nshonje nabo bakangaburira Kagame uramuzi rero ndamuzi sindamubona ku mubiri ku jisho kurindi ariko ndamuzi no mu ifoto nuko antunze gusa umubonye wamubwira iki mubonye namushima namukomera yombi ni warakoze umubyeyi se buri ufite imyaka ingahe mukecuru sinayimenyera bagira ngo wavutse mu 1900 hari kubw'ubuhe mwami kubwa narabimenye ubwenge nsanga Rudahigwa asanze rero Rudahigura menye ubwenge ariko wigeze umubonaho naramubonye anatera n'itafari ku rusengero rwacu nigagaho hehe se ubwo hari muri Gitarama hariya ku Kamonyi ku Kamonyi niho wigaga ku rusengero Rudahigwa niwe washyizeho itafari niwe warishyizeho aho abana biga amashuri none warize akadashwe naragiraga n'icyakora nize ikigoroba yagatizo se mukecuru ufite abana barahari n'abuzukuru n'uwo niwe n'abuzukuruza n'uyu niwe n'abuzukuruza n'ubuvivi ubuvivi nabwo buriho ufite ubuvivi bungahe ubwa abo butatu harya buri buvivi aba ari umwana wande dusobanurira iryo sano isano wowe uri umwana wanjye sibyo w'umukobwa wanjye bega cyangwa umuhungu wanjye ubyaye undi mwana akaba ari umwuzukuru wanjye wa mwana ubyaye w'umwuzukuru wanjye akabyara undi akaba ari umwuzukuruza wa mwuzukuruza akabyara ubuvivi ubwo abantu bane ni ku bantu bane ubwo icyo gisekuru uragifite ndagifite ufite ubuvivi wabaza nawe mukecuru nubwo nabatumira bazava iyo bari bakaza bakahabona ubu ufite abagukomokaho ubu barangana iki ni abana bangahe barashaje ufasha abana bawe ugateranyaho abuzukuru
ugateranyaho abusukuruza yawe ugateranyaho ubuvivi ubwo mpemuki bangahe ubu mpemuki sinabamenya ni benshi niyo none sinakubaza atari umugabo ntamuzi harimo n'abo utamenya harimo n'abo ntamenya ese mukecuru tugarure rero mu bihe bya kera ukiri umukobwa tubwire hari icyo wibuka ndi umukobwa namenye ubwenge urabona uvuye kuragira inka sibyo twiga koha imisambi twiga koha ibyibo tugategura ukaza ugasanga umuteguro uri hano nkaho ngo bajyaga bavuga ngo inzu y'umuntu nkawe ifite igitabo ku muryango urumva nta kundi rero ubwo se mwateguraga iki imisambi tuboshye mu byatsi biriya by'urukangaga mukayitegura neza inzu ikasa neza kera mwabaga mu mazu ariko atameze nk'aya ibintu bya nyakatsi bishakaje ibyatsi hasi no hejuru wacana nabi bikafatwa bikaka ahubwo nari ngiye kubaza ubwo mwatekaga gute bashingaga amashyiga hagati erega nazo zari zifite ibyumba bagashinga amashyiga hagati mu cyumba hariya muri salo ugacana aho umwana yakubagana agashyiramo agashirira bikaka inzu igashya niyo wumva ngo nyakatsi noneho nyakatsi yakurikiwe n'ibigonyi ibi bashenye nyuma ejo bundi nk'ejo bundi byose wabibayemo byose nabibayemo n'ibigega narabyubakije ndahinga ndahunika kera ngo mwahunikaga mu bigega imyaka se ikamaramo igihe kingana iki ubwo imyaka ikamaramo nk'iy'iki gihe bimara yatinda nk'ukayigurisha ibindi byeze ariko muvuka amafaranga ntayabagaho yego by'amafaranga byo nabibonye nyuma ubwo se mwahahaga gute mwahahiranaga gute n'abandi tuhaha aho bavugaga ngo bireze wajyaga gucaho inshuro guca inshuro ubwo ni ubwo nese ubu ngubu ako amafaranga aho bavuze batijya guharura umuhanda ntujyayo ukaba ukoreye ifaranga ibyo nibyo bitaga guca inshuro ukagenda ugakora imihanda mugahinga ariko kera ngo hari ibyo noneho bakoraga banabakubita byabagaho twabanje kujya ducungura ba data bakora akazi k'uburetwa urumva bakabaha byashiku bagatera intambwe ukazahinga ntunasarure hanyuma si umunsi wa none ubuzima bumeze gute bubayeho gute bubayeho nangwa n'ibyo kagame ampaye noneho n'abana babona nshonje nabo bakangaburira kagame uramuzi rero ndamuzi sindamubona ku mubiri ku jisho ku rindi ariko ndamuzi no mu ifoto nuko antunze gusa umubonye wamubwira iki mubonye namushima namukomera yombi niwe warakoze umubyeyi ubu se i Kigali urahazi mukecuru Kigali ndahazi kera nkiri mutoya kera ukiri inkumi wajyaga ujyayo harya ubu uvuka he mukecuru harya haracyitwa muri Taba haracyitwaye ko bahinduye se amazina uvuka muri Gitarama yefi ko Kamonyi umuntu aca ku Kamonyi agaca mu Gacurabwenge akagana Ingamba akajyayo hariya ndahabona hanyuma wigeze kutubwira ngo kera ngo mwararagiraga nari nzi ko haragiraga abagabo gusa none utarabyaye abahungu yaragirwa nande abakobwa mwararagiraga ubu icyo wabyaye cyose cyararagiraga hanyuma rero ubwo tugeze mu myaka yo kurambagizwa no gushaka cyagendaga bite we ntabwo wazaga kundabagiza ngo ubone cyangwa nkubone mukecuru wari ugiye kutubwira rero igihe cyo kurambagizwa kigeze ko byagendaga ndaje nkubwire wowe waraza ukabaza ababyeyi umugore ko si wowe wazaga hazaga iwabo
noneho ukaza ababyeyi bakazazana inzoga ngo baje gufata irembo, bamara gufata irembo niba uri umuhungu ubwo baje gusaba wa mukobwa ntuzongera kumubona nawe ntazakubona, ukazaba muhura bawe bashyingira. Denge bantwaye mu kirago nk'iki. Babatwaraga mu kirago? Mu kirago utazi aho ugiye, utazi usanze, wabonaga ugenda nk'igiti kikagenda. Wagerayo se bikagenda gute? Umugabo simbizi nawe uko byagendaga niwo ukuzi. Iyo umugabo atagushimaga se yakugaruraga mu rugo? Ndabizi ko ntaho nasubiye, ibyo ndabizi. Wewe wageze yaragushima? Yarashima nyine ko watubarize neza. Hanyuma rero tubwire ubuzima bw'abubu ngubu. Abubu se uzi ko bashaka, uzi ko bigenda? Reka sinabibwirwa n'iki ubona agiye, ntabyo nzi. Nta nubwo ujya ubyumva? Niba mbyumva se ko bijyana ndabizi. Nese ubona ari byiza ibintu bakora byo kwijyana? None se nabahana bakankundira? Ntabwo nabahana ngo bashobore. Ntabwo bumva? Ndabizi se ko nta mukobwa mbana nawe mu nzira ngo ndamuhana ngo namutekereze ibya kera, none nabivugaho iki? Se buriya tugereranyiriza ari ubuzima bwa kera mwabagamo n'ubw'ubu, ubona ubwiza ari ubuhe? Ubwiza ni ubu. Kubera iki? Kubera iki? Kubera kuko nahinga shiku, nakubitwa ikiboko, nibyo byiza byanjye rero. Hanyuma se imyambarire kera mwarambaraga? Ntabwo mwambaraga kera? Wowe nambaye nkuze. Ufite nk'imyaka ingahe? Ntayo nzi. Ariko wari mukuru? Nari mukuru, ntawasekaga undi. Ntawasekaga undi? Byari ibisanzwe nk'uko bimeze uko twambaye bega. Ndetse ubu ngubu nasanga wambaye ubusa nanjye aribwo nambaye nkaguseka. Noneho bano bakobwa b'ubu biyambarira ubusa baba bigana ba kera? Ndabizi se narababonye. Ntabwo urababona? Ntawe ndabona. Bambara za mini na ntawe ndibonera. Hanyuma se mukecuru ubu nko kurya ubasha kurya ibiryo byose? Wa muntu ibyo mbonye n'ibyo nase nabibura. Kubera izabukuru hari ibyo utagishobora? Nabibura nagirane. Ariko hari ibyo utagishobora? Nk'ibishyimbo habyo binaniye, nkabona utunyanya nkagirane, n'utuboga nkabirenga nkabona ndariye. Byananiye urakanzanira agasahani, nkabura n'inkwi zibiteka. Ese mukecuru mu buzima bwawe ni iki cyakubabaje? Wumva cyakubabaje mu bwana bwawe cyangwa no mu unakuze? Nta kintu kibabaza. Icyagushimishije se cyo? Icyanshimishijwe nuko Kagame antunze. Icyo kintu kigushimisha? Icyo kinshimisha rwose, nkaba ndiho ngenda ntya, nkabona aho ndyama nkabyuka nuko. Ubuse ni iki noneho wasaba Kagame uretse kuba agutunze? Nta nkugira? Inka ntashobora. Agasose ufite abuzukuru bayiragira? Ahubwo niba ibyo byashoboka, kuba nagira uwo nyiha akayiragira. Ubuse ugira umuriro w'amashanyarazi mukecuru? Yewe n'ikibiriti ntacyo ngira hasi. Ubonye se ntibyagushimisha? Byanshimisha nyine. Ega ntawanga ibyiza arabibura. Kandi ibyo uvuga byo kurya mbonye ibyiza nabirya, nabura nkicara cyangwa nkapfa. Ubuse mukecuru tugereranyirije ubuzima bwanyu mu gihe cyanyu cya kera n'ubuzima bw'ubu, ubona bitandukaniye he? Yewe rero ahubwo ndekeraho, wowe nturebe uko bitandukanye se. Ntabwo ibya kera mbizi. Ntubizi nanjye ibyo mbizi buhoro buhoro n'ibya kera bimwe sinkibyibuka.
ariko ukabona bitaniye. nakubwira ibyo twakoraga n'ibyo tutakoraga rero simbizi. Hanyuma se tugarutse mu muco w'abanyarwanda, hari imico ya kera yabagaho itakibaho? ntibaho nyine. none se kera ko twaryaga umushogoro uwawuguha wawurya? Rero ntabwo muzi umushogoro. ngaho ko twaryaga umutsima w'amasaka uwawuguha wawutabira? nubwo si umuceri. Ese mukecuru, mu gihe cyanyu higeze gutera inzara ngo nimba ari Ruzagayura? Ruzagayura rero nkubwire, yakirwaga n'umuntu ufite inka. Ruzagayura iyo yateye indi nkumi nkajya kuyihahira, bahambiraga mu tuntu tw'uturere, bagafata bagahambira bagashyira mu kibingo bakikorera. narongoye Ruzagayura ishize, ubwo ni gutwikurirwa kwanjye nahinze ibishyimbo byitwa Carolina. Carolina ibishyimbo by'imfatanyo badufashishaga. Ruzagayura ubwo yishe n'abantu rero. wa mwana wa mbere yarabamaze ahubwo cyane kurusha intambara. Umukecuru ndavuga Ruzagayura nkabona umeze ukuntu imenya yaraguteye ubwoba cyane. twaryaga insina z'inguri, izi nkonya zo hasi, bagahinga bakayitukura y'inyamunya ariko bakayitukura bakaronga bakahata, bakanika kandi imvura yaragwaga, bakanika bagasekura mu isekuru bakagirisha intara bake. ubwo iyo nyamunyu ugashisha agakoma kagasa n'igitaka bagapfa kunywa. Bakanywa igikoma gikoze mu nguri y'insi. n'umutsima ukava mu nsina rero igitoki kibengamo inzoga. umutsima igitoki cy'inyamunyu cyavagamo igikoma. ikintuntu cyavagamo umutsima, ikintuntu kikavamo umutsima. imboga se zikaba izihe? baryaga kimari n'inteja n'urusenda bagasoroma, dore nguru na kimari byose bakahira bakaza kurya, bakabirisha wa mutsima ukoze mu nguri y'insina. neza byari biteye ubwoba. byose narabibonye kandi bimwe narabiriye rwose, simbabeshya. Mukecuru se hari abantu bari inshuti yawe ku icyo gihe cya Ruzagayura iyo nzara yaba yarahitanye? ubwo yahitanye bake, ni benshi. niyo mpamvu iyo bayivuze kubabaza. yaragatsindwa. nyuma yaho ariko nta yindi nzara yigeze ibaho? zagumye kujya zibaho nyine zimwe ntoya. ubuse ubwo ntawe ushonje kandi wejeje. ahubwo wabwira iki abantu b'ubu ngubu bashobora kumena ibiryo kandi hari abashonje? nk'umuntu wabaye muri Ruzagayura wababwira iki? icyo nababwira baba bahemuka. barebye ushonje bakabimuha batubyirira wa muntu we, aho kubimenya. Mukecuru ndumva bitari byoroshye. hanyuma se ubu ujya ugira inama urubyiruko rw'iki gihe? ariko ndugira inama bandi kuba bari mu buriri niryamiye. bagusuye hano mu rugo? ntabo mbona. ntabo. ubu se ngaho twe tugira inama twe twagusuye? mwebwe ngiye gusoroma umushogoro nzi nimuteke mubakire.
umukecuru yawe wamumenye se? uyu Marita Mukarunyange Ni umukazana wawe? ni umukazana wanjye ugaba kayitire ni Gafaranga Hanyuma uyu musore? yarapfuye uyu musore ni Zakariya ni wabo ni nyina w'amatungo ni umukobwa wanjye Ubwo ni umwuzukuru ni wawe? umwuzukuru wanjye Hanyuma uyu? uyu ni umwuzukuru wanjye w'umwuzukuru wanjye nawe uyu mugore uyu ni umwuzukuru wanjye Uyu? nawe ni uko nawe n'abanjye gutya Bose ni abuzukuru uretse uriya mukazana wawe? abo bose ni abuzukuru Hanyuma se reka mbaze abuzukuru, umukecuru afite imyaka ingahe? Umukecuru afite imyaka ko bavuga ko bavuka bapimaga bakurikije ikigero cyabo. Iyo twazaga na ba data kubera ko mu mwaka w'1900 ariko nibwo batubwiraga ubu kumva imyaka yari myinshi kuko ariko nabo barageranye ushobora kuba nayo irenzeho kuyo batubwiraga Bari hafi mu myaka 18 12 gutyo nawe nyiriho baracyariho ahubwo ni ku batubwiraga natwe ntabwo. Hanyuma se ubwo reka tubaze umukazana, umukecuru uyu munsi abayeho gute ko nta kintu abasha gukora afashwa nande? nyine ni abuzukuru be bamufasha n'abo bana ba nyine b'abahungu be bakiriho natwe tukamuba hafi nyine tukamuzanira amazi udukwi nuko nta kintu akora nyine nuko ni nk'Imana imwibeshereza. Hanyuma mbaze n'abuzukuru rero, se mukecuru mujya muganira se nk'abuzukuru? Turaganira. Ese ajya akunda kubagira ihe nama? Inama yo nyine ni uko usanga kenshi ari mu mateka aba yarabayemo yahuza rero n'iby'iki gihe nyine uko abantu babaye agasanga bitandukanye. ese nka data bwe kandi ariwe wari umuhungu rwose yapfuye ari umusaza pe. ubwo rero noneho bazi uyu munsi abari inyuma mu kigero cyacu bo nta nubwo bazagera muri 1/2 cy'abo ngabo. aba ngaba bagize uburame kuko rega nubwo mba bari izo nguri umenya hari zari zifite intungamubiri none zo umunsi umuntu amugani azarya umuceri arye n'ibyatsi bivemo n'ubunyobwa n'indagara amazi. Hanyuma se ni iki wigiye nko kuri mukecuru? Ni iki wamwigiyeho? Ikintu twamwigiyeho nk'uyu ukuze urabona abantu nk'ubu urabona ko avuye gusoroma nk'uwo mushogoro. Twebwe rero tukiri batoya twatubanga umushogoro ngo biriya ni ibiki, ariko wakatubwira ko umushogoro nyine bawuryaga bakawurisha n'umutsima w'amasaka. Ubwo natwe nyine hari n'igihe nk'umuntu ashobora kubona uwusoroma akavuga ngo uriya yaburaye, ariko twebwe twahise twiyumvisha ko umushogoro kuwurya atari inzara. Nicyo kintu ubona nyine tumukuraho. umushogoro ni ibiryo bawusoreraga akazi kubana n'abantu naho yakomotse cyangwa abamukomokaho basigayeyo. n'uyu munsi ushobora kuza ugasanga abakecuru baje kumubikoze baza kumusura baturutse iriya. Rero nimugire ijambo rimwe mubwira mukecuru. Turamukunda turamukunda rwose. nubwo nibabaha make Jesi mukecuru umuntu umusitari wacu ni ukuri. Hanyuma se ubu mukecuru washaka kugira icyo agufasha yagufasha iki? yewe icyo nanga ni inkoni cyangwa cyose nakwakira icyo. abana yega kuzwe uraho yego Mukecuru mwasuhuzanyaga ngo gira abana? gira abana gira inka gira umugabo Bakikiriza ngo iki?
Mukecuru ufite imyaka ingahe? 90. Ukaba uri inshuti n'uyu mukecuru? Cyane. Yitwa nde se uno mukecuru? Yitwa Saverine. Wowe witwa nde? Nitwa Anastasia Nyiramakanya. Ubu ufite imyaka 90. Umukecuru ashaje. Ufite n'abuzukuru? N'abuzukuruza ahubwo narabonye n'ubuvivi. N'ubuvivi. Ubu si yo mwicaranye na mukecuru muhamuganira iki bya kera? Tuganira ibya kera. Mu gihe cyanyu? Byari bimeze bite? Byari byiza cyane. Tunyuriramo muri make uko mwabagaho. Mwabyukaga ryari mugakora iki? Twabyukaga mu museso turi abakobwa, ukagenda ukajya kuvoma amazi batarayakandagiramo, waza ugafata imyeyo ugakubura, ukabona kujya ku kazi, ukabona kujya mu mirimo. Ubwo imirimo mwakoraga ni iyihe? Ni uguhinga. Mwabyutse mu museso? Twabyutse mu museso kare, ubunyoni bwavugaga ntawe ukiryamye. Oya. Hanyuma se abubu ko mbona babyuka saa 2 izuba ryarashe? Iby'ubu byagirwa n'abubu. Uriya wababwira iki? Abubu wamubwira se gito ko wamunamubwira akagukubita ahubwo. Se mukecuru yatubwiye uko byagenze baje kumurambagiza ngo nta muhungu icyo gihe wabonanaga n'umukobwa? Oya. Byagendaga bite? Iyo yamaraga kukurambagiza nta kundi kuzongera kubonana nawe. Niyo wajya wakuvoma ukamusanga ku iriba, ngo wahitaga wirukanka ngo mutongera gukubitana amaso ukabonana. Mwongeraga kubonana, mujya gusezerana, mujya gutera igikumwe n'ibyo. Se ku gihe cyanyu bateraga igikumwe mukecuru? Igihe cyanjye bateraga igikumwe. Bagitereraga ahantu kuko hatari Butare, bagitereraga ahantu kwa Rusagara. Njya mwumva Ikibirizi. Ubwo habaga ari nko ku murenge? Habaga ari nko ku murenge. Mwebwe ntabwo babatwaye mu kirago rero? Oya, ntabwo nagiye mu kirago. Oya, nagiye habona rwose, nakoze amajyambere, baramperekeje n'amasanduku n'inkangara n'iki byose. Ntabwo nagiye mu kirago. Amasanduku mucuruzi? N'inkangara. Zabaga zirimo iki se izo nkangara? Inkangara zabaga zirimo amasahani, ibiyiko, uburingiti, nuko nibyo twajyanaga. Hanyuma se ubuzima bw'uyu munsi bumeze butubayeho guto? Yewe ni bukeya. Ubuzima ni bukeya. Burimo burasindagira. Gusa hari ikintu ubasha kwikorera? Aka ntacyo nikorera. Ntacyo nkibasha gukora. Ubu se gahunda ya Gira inka yakugezeho? Baduha amafaranga. Namwe y'ingoboka. Niyo baduha. Niyo abatunze? Niyo adutunze. Kandi buriya ni nka bayibahaye mwayishobora se buriya? Ubuse nyishobora najya kuyahirira, ubuse nayiragira, ubuse nakora iki mwana? Umwuzukuru wawe yayahirira? Abuzukuru abana bo muri iki gihe wamubwira iki? Ntacyo. Mukecuru, mu bintu bigaragaza gusaza n'amenyo avamo. Yashizemo. Ndacyagira na rimwe se. Hashwe nta na rimwe nkigira. Hose ndashaje. Yashizemo kera? Yashizemo vuba? Hashizemo vuba. Hashizemo vuba rwose. Ubuse ni iki wabwira se ubu urubyiruko rw'ubu rugifite imyaka 20, wowe ugeze mu myaka 90, ni iki waciyemo cyatuma ubagira inama? Naciyemo kugira ngo mba maze iyo myaka 90 se ko ari Imana ibizi se nijyewe wabitegetse? Ntabwo ari jyewe, ni Imana yabishatse. Hanyuma se kubaho iyo myaka yose ikagera nta muntu mufitanye ibibazo, urubyiruko rw'ubu rwakwitwara gute kugira ruzageze iyo myaka? Ntabwo nabimenya. Iby'ubu nakubwiye ngo iby'ubu ni iby'ubu, ibyacu ni ibyacu. Ubuse ubu wamubwira wamuhana iki? Ubuse tuvuga ko nta n'uturirimbo tw'ubu ngubu ujya umenya? Natwo nzi. Habe? Utwa kera ariko uratuzi? Naranatwibagiwe ahubwo. Habe na kamwe? Na kamwe. Ndirimbo ko wibuka twumva? Narabyibagiwe.
washaje ndashaje narabyibagiwe wa mwana we uwo mwana we nakabonye ni agasenda tugomba guteka ngo watetse iki mukecuru muri ko natetse ibishyimbo wageretseho iki nageretseho imyumbati ushishe n'agakoma dusomeye nabitetse byahiye ngwino ujye kurya nisibasha kugerayo akanzanira nkarya umukobwa wanjye ahubwo sawa rero reka tumbareke noneho musigarane amahoro y'Imana ubwo gusezera basezeranaga ngo iki yewe njye sinababwiye ko nagiye mu kirago sinasezera hoya iyo wasezeraga umuntu nk'uko ngiye wasezeraga ngo iki ngo ugende urota umwana wawe ngo ugire amahoro ukikiriza ngo iki ngo yego ndagushimiye ndabashimiye yego ayo